Nshuti bavandimwe, tujya dusangira ibihe byiza byo kwiga ijambo ry'Imana. Ndabashuhuje kandi mbifurije umugoroba mwiza. Ndizera ko isabato yababereye nziza kuko Imana yacu nayo ari nziza. Dukomeje rero ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya, aho muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2026 icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe bw'ijuru n'isi Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Uyu mugoroba rero turatangira icyigisho cya 7 kitubwira ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Nk'uko rero mubimenyereye, nk'uko tujya twigana, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe Joshua Karame. Umugoroba mwiza akuri twese. Yesu akwishimire. Namwe wadufasha se ukadusengera tukiga ingingo muri uyu mugoroba? Reka dutangize isengesho. Yego. Turagushimiye Yehova Mana ikomeye. Amena. Uri umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru, kandi uri Imana itwitaho. Amena. Uyu mugoroba tugiye gutangira icyigisho cya 7. Turagusabye ngo uze ubane natwe. Amena. Utsike imitima yacu kugira ngo ikwegere. Amena. Nubwo turi mu gihugu, nubwo turi muri iyi si, mu mihangayiko n'imirimo itandukanye, tumenye yuko dufite ubwenegihugu bundi. Amena. Ariko ubw'ijuru, aho tutazagira imibabaro n'ibindi bidutenebutsa imitima. Turagusabye rero ngo ubwo bwawe twimikemo kandi butubere isanga n'ingoyi yo kumva yuko ibyo dukora byose bigomba gushingira kuri bwo. Amena. Rero wavuze ko n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose. Muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga n'uyu murongo tuba dukoresha. Turasabye ngo buri wese uri kutwumva, uri kutureba, mu buryo ubwo ari bwo bwose ubane nawe kandi ukomeze kubana natwe muri iki cyumweru cyose. Tubisabye tubyizeye mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amena. Urakoze cyane. Murakoze. Icyigisho rero cyo muri iki cyumweru gifite insanganyamatsiko itubwira ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Bitumye nibuka mu byigisho byo mu cyumweru cyashize. Yego. Hari harimo amagambo atubwira ngo nta kintu kibaho cyanezeza nko kugira ubutaka mu ijuru. Yego. Umuntu twiganaga icyo cyigisho ahandi hantu ku rundi rubuga yahise avuga akantu gakomeye, atavuga ngo kugira UPI mu ijuru. Wow. UPI mu ijuru. UPI zo mu isi, iyo umuntu afite ikibanza mu isi aba yumva akomeye. Nanjye nibyo nashaka kuvuga. Ubona ukuntu abantu baba bahangayikishijwe no gushaka ko hari ahantu yaba afite nk'ikibanza cyangwa ubutaka mu isi. By'umwihariko noneho akabugira muri iyi migi yacu iri gutera imbere, ahantu yumva ko iterambere riri cyangwa yumva ko ari heza kuhatura. Ngaho rero noneho tugaruke ku kugira ubwenegihugu bw'ijuru. Abantu bajya banezezwa no kugira ubwenegihugu mu bihugu bikomeye byo ku isi. Yego. Cyangwa mu bihugu bumva ko birimo amahoro, birimo umutekano, birimo iterambere. Nahoze mbona muri Leta Zunze za Amerika Donald Trump ashyira ibihugu hafi 75 ku rutonde rw'ibihugu aba yakuriyeho visa. Yego. Abantu bacika ururondogoro, barababara cyane. Tekereza icyo kintu no ku muntu utari gutekereza kuzajya muri Amerika byonyine kubera ko igihugu cyayo kibonye kuri liste akababara. Noneho tekereza umugani ijuru nk'igihugu tuzi kitazabamo imibabaro, mbese agahinda kazaba gashize. Amen. Kandi Yesu ntabwo yadukuriraho ubwenegihugu, ahubwo kubwo kumwizera duhabwa ubwo bwenegihugu. Amina. Tazabugira n'amahitamo ye. Yego. Ubwenegihugu bw'ijuru. Icyigisho cyo muri iki cyumweru tuzagisanga mu masomo atandukanye, ariko nashatse ko dusoma Yohana 14 umurongo wa 27. Yohana 14 umurongo wa 27. Yego. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen. Icyo kwibuka rero kiratubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Amina. Amagambo aboneka mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Yego. Iki cyigisho cy'iki cyumweru gishyira umusozo ku cyigisho twize ku rwandiko rwandikiwe Abafilipi, kandi gikubiyemo amasomo y'ingenzi
n'amategeko agenga imibereho ya buri munsi. Bisa naho inyinshi mu ndangagaciro zihanitse zayoboraga imibereho y'intumwa Pawulo ziboneka mu mirongo isoza uru rwandiko, kimwe n'ibiboneka mu nyigisho za Yesu zibanda ku murimo wo mu mutima. Icyo Pawulo adusangiza ni amabanga yo kubaho imibereho ya gikristo ishimishije. Subwo iyo mibereho ishimishije nde? Tugomba kubaho twishimira mu mwami, niko icyigisho ingingo yo kuwa mbere yo mu cyumweru cyashize yatubwiraga. Kuko n'icyigisho cyaratubwiraga ngo icyizere muri Kristo gusa. Twabonye ko dukwiye kwishimira mu mwami nubwo twaba turi mu ngorane no mu makuba. Yego. Nta wundi dukwiye kwiringira, ibyiringiro byacu bikwiye kuba mu Mana. Hano barakomeje ngo ndetse n'igihe ibintu bitagenda uko dushaka, ari nabyo bikunze kubaho, si ngombwa ko duhagarika imitima cyangwa ducogora cyangwa ducika intege. Ibiri amambu. Hari amahame azadufasha kubona imbaraga z'imbere mu mitima zo guhangana n'ibibazo byo mu buzima, maze muri ubwo buryo tukagira amahoro ahamye kandi arambye ashobora gutangwa n'Imana gusa. Amena. Iki gihe turimo ndetse n'ahazaza byose biri mu biganza byayo. Amena. Aravuze ngo ibiri amambu, ariko hejuru umwanditsi aravuze ngo ndetse n'igihe ibintu bitagenda neza. Kandi yerekana ko bisa nk'aho ari byo dukunze kubamo cyane. Umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo umuntu yiringira amahire, amaherere ari mu nzira. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ugomba kuba, nubwo waba uri mu byishimo by'aka kanya, hari igihe haza ikindi kikabirogoya. Ariko nubwo byaba bimeze bityo, ugomba kwitegura kandi ukaba uzi yuko ibyo byose iyo uri muri Yesu biba bifite ubusobanuro bw'ibyishimo bigomba kukuranga. Komeza udufashe. Ngo ikiruta ibindi byose rero noneho, ntidukeneye gushyira ibyiringiro byacu mu mikorere y'ubutegetsi bwo ku isi. Nahoze ndi gusoma amagambo ari mu busobanuro bw'ingingo twize ku ipaji ya 76 muri iki cyigisho kinini, batubwira ibya Yohana Hus. Batubwira uburyo umwami w'Ubutaliyani n'umwami w'i Bohemi basezeraniye Yohana Hus ko igihe yari ari mu rugendo agiye kubitaba, yagombaga kurindirwa umutekano, nta kibazo azagira. Ariko ngo urwo rwandiko rumuha icyizere, rumuha assurance y'umutekano, rwajyanywe n'umuntu witwa Thomas Wentworth. Rwari rwanditsemo ngo kubw'ijambo ry'umwami nta kizaba ku buzima bwawe, icyubahiro cyawe ndetse n'ubutunzi bwawe. Nyamara bidatinze itegeko ryo kumwica ryasinywe n'ubundi na wa mwami Karoli wa mbere wari wasinye ku rwandiko rumwizeza umutekano. Baramwica. Ngo amagambo ye ya nyuma yabaye aya ngo ntukiringire ibikomangoma, ibyiza ni ukwiringira Uwiteka biruta kwiringira undi muntu uwo ari we wese cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Niko Yohana Hus yavuze. Ahuje na yandi ya Dawidi koko. Yego, ntimukiringira abakomeye. None hano baratubwiye ngo ikiruta ibindi byose ntidukeneye gushyira ibyiringiro byacu mu mitegekere, mu mikorere y'ubutegetsi bwo ku isi, kuko bukunze kudutenguha. Nk'abakristo turi abaturage b'ubwami bwo mu ijuru. Amen. Amena. Kandi hari amahirwe ajyana no kugira ubwo bwene gihugu, kandi ayo mahirwe ni meza cyane, ndetse n'inshingano zijyana nayo nazo ni nziza. Amena. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronze kugira ngo bigende gute? Kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Amena. Rero amahame cyangwa se amahirwe ajyana n'ubwo bwene gihugu, n'ayo mahirwe ni byiza, ni meza cyane, ariko n'inshingano nazo zijyana n'ubwo bwene gihugu nazo ni nziza. Ikintu rero muri iyi intro cyangwa muri uyu mwinjizo batweretse, ubwene gihugu bw'ijuru burenze noneho n'imibabaro. Ahari ni bya bindi Pawulo yavuze ngo mbonye ko imibabaro yo muri iyi si itagereranywa n'ubwiza tuzahabwa. Bakweretse ko nubwo tuba turushywa
ndetse hari n'ibyishimo by'aka kanya bishobora kugira imbereka mu kanya, hari ibyiringiro n'ubundi duhabwa by'umutima utuje no kugira icyizere bidufashisha no kurenga ibyo bikuta. amen. Ubwo rero ndumva wa mugani muri iyi mbanzirizangingo ndetse hari akandi kantu mwadushyiraho gasongeza mu ngingo, ubundi tukinjira mu ngingo tuzakurikiraho. ubwenegihugu bw'ijuru. Hano hasi batweretse ko hari ibyiza dushobora kwiringira muri iyi si bikadutenguha ntitubibone. Ushobora no gusaba ubwenegihugu bw'ahantu ubona ari heza, wibwira ngo ni igihugu cy'umutekano n'ibiki byinshi cyane byiza, wagerayo bikaguhindukiraho, ariko mu ijuru nta kizaduhinduka. Ibyo tuhiringiye ni byiza kandi ni iby'iteka ryose. Amena. Yego. Reka rero dusabe Imana kugira ngo tugire inyota, Mwuka w'Imana dutere kugira inyota yo kuzaba muri iki gihugu, igihugu tutazatenguhwa, igihugu amahoro yaho ari ay'iteka ryose, igihugu tuzabanamo n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amena. Igihugu tuzahora tureba mu maso ha Yesu. Ariko ubwo bwenegihugu kubugira n'uyu munsi kubwo kwizera tubasha kugira ubwenegihugu bwo mu ijuru. Amen. Muradufasha mu isengesho risoza, ubwo tuzahure ku ngingo y'ejo yo kuwa mbere izayivuga ngo ibyitegererezo. Amen. Data mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amena. Wabanye natwe no muri uyu mwanya twariho twiga ijambo ryawe, ntabwo dushidikanya wari kumwe natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amena. Mwuka wawe wera ajya abana natwe. Amena. Atwibutse amagambo y'inkomezi tuba twize mu ijambo ryawe. Turinde gucika intege, turinde kwiheba, turinde kwiringira ibidafite umumaro. Tukwiringire we Mana y'ukuri yonyine, we Mana idatenguha, we Mana itabeshya. Uyu mugoroba ubane natwe, iri joro uburinzi bwawe bubane natwe. Buri wese wize ijambo ryawe ishorere imizi mu bugingo bwe, mu izina rya Yesu. Amena. Amen.